Imana ikora, babwira Imana y'imbaraga, ubanza ukatubabarira kuko isi dutuye mwirambiye, dutuye mu isi yanduye, dutuye mu isi y'ibyaha, dutuye mu isi y'ibicumuro, dutuye mu isi idukubita hirya no hino, ariko kubera ko waduhaye Kristo Yesu, ni kumuririmbyi avuga ngo Uwiteka umucamanza iyo mbonye amaraso, ducira urubanza rubi, atwita abakiranutsi. Muri iki gihe tugezemo, nubwo ari ku isi ihora, uturebera amaraso y'umwana wawe watanzwe gusa, wemeye agapfa, akazira ibyaha n'ibicumuro, akazira gukiranirwa kwacu, akikorera ibyo byose, akemera akitwa umunyabyaha ntacyo yakoze. Uturebere muri uwo mwana wawe mwiza, umwana umwe wari ukunze, twebwe ntiwagira benshi ntiyakwemera, data mukerera, kandi turavugana natwe n'abana bacu, turavugana n'imiryango, ntiturumva ibyaha kuri iyi si, ariko turagushima ko twabanje kuza kuganira nawe, uganirira imitima yacu, uganiriza ibitekerezo, uganiriza ubwenge, ari wowe dushyira imbere mwami, kuko biri imbere yacu biba biduhana, biba bidusitaza, ko birasitaza imitima, reka tubanza tureke imibiri, imitima niyo twazanye imbere yawe, niyo ushaka, niyo ukunda, kandi niyo wishimira. Utubabarire mwami, utubabarire mukerera abandi nijoro cyangwa se ku mugoroba uko amasaha ateye, turakwereka imitima y'abana bawe, ariyo waguze amaraso y'igiciro. Kristo uhora utuvugira, uhora utega amaboko, n'uyatege, kuko aho tugeze harakomeye, utabanye natwe, utatwambitse imbaraga, twonanirwa, twosubira inyuma. Ariko icyo dushima ni uko bakumenye, ntitwumvagaho mwami, ese twoja hehe? Hariho twohungira muri wowe gusa. Icyo twishimira ni uko umunyembabazi, nubwo imitima izikomereka, nubwo imitima izibabara, ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga, ukatugirira neza ku bwawe Mana, ukaturebera mu rwa rukundo, ukaguma ukabana natwe, ubumana natwe, kuko umunsi ukuze burije mwami. Data wera we, bwiriye abana bawe mu mitima, mu bitekerezo, itorero ryawe uriyobore, babikubwiye n'ukuri, twari dukwiriye gusura kuvuga amagambo bakubwiye, ntabwo twari dukwiriye gusura kuvuga, ariko natwe reka tuguhimbaze. Icyatuzanye hano kukuramya, icyatuzanye hano kuguhimbaza, ni ukuvuga gukomera kwawe, n'ubwo mwami cyatuzana ibyifuzo buri munsi, ariko reka tugushimire kuko data wa twese, reka tugushimire kuko dufata imitima y'abana bawe, abantu ntibasare, abantu ntibabuke, abantu ntibirwe ku misozi. Imbaraga zawe zirakomeye, dukeneye kwambara imbaraga za Mwuka Wera, dukeneye kuyoborwa nawe mwami, tugirira neza muri iki gihe kigoye, igihe giteye ubwoba, igihe kiruhije cyane. Itorero ryambike, itorero ritunganye, itorero riyobora, riyoborwa nawe kuko uri umubyeyi mwiza. Data we, umubyeyi wacu dukunda iminsi yose, utita ku mafuti yacu, utita ku byo tuvuga, ariko turakwinginze uturamire, uramire imitima, udishira muri wewe, uyambike. Mwami Yesu, Mwami Yesu, iyo ni ituro ryawe uzatukubwira, bakubwiye amagambo arambuye, utazamubwira ubusa Mana, utazamubwira ubusa, nubwo uzatukubwira, ugaza guca mu gitondo tugahura n'ibikomeye, ntituzakumvagaho cyangwa tutitirize, ube tumubwire, ubane n'abana bawe. Mwami Yesu, uri mu ijuru, wowe witanze ukemera n'ubundi imitima yacu, ngo tubugire, utega amaboko ku manywa na nijoro,
mwami yesu warakoze warakoze nyuma y'itorero hariya barushe ese bariya bahaye baragafite ibyiringiro mwami wabahamagaje neza yawe kubishoboye umuririmbyi wayimuze neza muri tubaze tubwira imana yacu bunini bw'ibibazo ahubwo tubwire ibibazo bunini bw'imana yacu dushobora kuba tuhatumva twakubwira mwami ariko tukoresera bari kure bariya basinziriye bariya bibagiwe baboshwe mu mitima hariho ababoshwe mu mibiri nabo basanga bagirira neza baba bakubwiye igihe cyabaye kirekire ubasange usanga n'abantu baboshwe mu mitima basinziriye batazi igihe turimo kuko ari igihe gitoya cyane igihe gitoya datoya witabara mana ugira neza wa mana we ugira neza uri imana yacu turi imbere y'amaso yawe data turakwinginze turagusabye kuko ubishobora iyo wabikunze urabikora iyo wabishatse urabikora umaze gusiga yavuze ngo iki gitondo twazindukira mu mashimwe nubwo twaraye turira nubwo duhinduka tugahindukira mu mabano imitima yarakomeretse twarakomeretse nawe uri watubura abantu bari mu gukomereka abantu bari mu gutanakara buri munsi kubera isi dutuyemo kandi twabona amahoro kandi twoyaroka data wera mana yacu igira neza mana ikomeye mana nziza mana y'imbaraga we mwami wacu mana yacu uravuze ngo nitwe tutaravuga ububizi urabizi urabizi mana uzi ibitugoye uzi ibituremereye uzi ibiruhisha abana bawe urabizi imana we niba twaranagutsindeho turabizi ko turi abanyabyaha ducumura iminsi yose ibyo twacumuye byose imbere yawe data uri umunyambabazi ubabarira ubwoko bwacu ubabarire tubabarire nubwo basengerana y'amoko ariko nzanye ubwoko bwacu imbere yawe amacakubiri yatubayeho ibyatubayeho ntabwo ari byiza ibyo turimo gukora ntabwo ari byiza niyo mpamvu imitima yacu irimo gukomereka data wera satani yaduteje amacakubiri nta nuko umugisha abandi bashaka kandi isi tutazayituramo iwacu ari mu ijuru bituma kumenya icyatumye dusubiranamo niba ari niyo bya nyuma abantu bagize ubugome datwera kera umunyamurenge yarapfaga abantu bose bakababara ariko twenyine aho tugeze haragoye utubabarire mana twazi imbabazi ku bwoko bwacu harimo ko nawe nubwo ntafite ibibazo ariko mana kweretse ubwoko bwacu abana bacu mana basuranye kubona ibihayirwa mana kugira ngo tubabarane natwe ikorekane ubizi kuturusha turakwinginze ngo ubabarire numara kutubabarira utugirire neza utabare mana turabishe kandi ijambo ryanyu ngo yemwe abarushe yemwe abaremerewe turaremerewe mana we turaremerewe mana urabizi ese ko tuzatukubwira ibyo uzi ese ko tuzatukubwira ibyo ushoboye ariko reka tukubwire kuko ijambo ryawe ritubwira gutitiriza kandi muzo dukeneye byose mbemwe nawe hari umukozi wawe watuye ngo tuzatukubwira byose ntitwaze dutinya ibitubabaje turabaye utabara ababyeyi bari bashaka abana bakikura amaboko rimwe abakobwa bacu abakazana bacu abuzukuru bacu
umupfakazi mwarenze mana, ubufunzi bwarenze mana, imibabaro yarenze mana, data wera we, ariko umuhora akoza ubutazibura ukugira, utabare imiryango, utabare ubambike imbaraga muri iki gihe. Data wera turakwingiza mana, muri iki gitondo uhagarara mu rugamba, ariya marembo yose ukayaziba, iriya migambi yose ukayihagarika, amaboko yose wongera amahoro, ntabwo ari kuzongera amahoro gusa, abantu bose bongera amahoro mwami, wagera muri bariya bose b'ibintu bwinshi bavuga ngo ni benshi, ni amoko menshi akoraniye bumwe, ariko natwe twenyine duturetse kugira abantu neza mana, uhagarike ukuri ntambara, wabishoboye, isezerano ryawe ntabwo rizoza tutagifite abana, isezerano ryawe dufite ntabwo rizoza, hasigaye abagore b'abapfakazi n'ababyeyi batagifite abana, ese icyo gihugu gifite ibyishimo ko biragenda bishyira abana bacu bagore b'igihugu, ko barapfa gusa bagapfa gusa, ariko umunyambabazi utubabarire, umubabarire izo twabicumuyeho, wirengagiza amavuta umuzuze isezerano ryawe, utabare mana, ahandi hose abantu bari guterwa rimwe, abana bagakomereka ntibabone uko bavurwa, ariko urabizi wa mana we, urabizi mana, urabizi byose, ntubizi kuturusha, ntuhagaze muri iriya miryango, ntuhagaze hari iwacu kuri iriya misozi, niho wabakiriho, niho harinda, wadaha muri iki gitondo twumva amahoro mana, wadaha muri iki gitondo umurike, wabera urumuri, ubuzima urumuri, nijoro ukaba urumuri, kumanywa ukaba igicucu, ukabakingiriza, ukabarinda abagisigaye, abakiriho, ugatanga urukundo bavurwa, urabishoboye, nta gikunaniye, wakizira mu birere, mana we, mana yacu, mutabazi we, mutabazi we, ugira neza we, ko nta handi tuba tugira ubwirukiro, ko nta handi tugira ubuhungiro, dusigaye tubona uko tubivuga, tugasanga dusa n'abaharwa mu rukundo, ariko mwami utubabarire mwami, utugirire neza kugira ngo tuzatuza kukuramya no kuguhimbaza, natwe twishimye, turi mu kubyuka umutima uri hejuru wahindukira, ikibuka izatubayeho, ariko mwami reka tukubwire ngo utugirire neza, ngo turinde ibihe by'ibitwara imbaraga z'imitima, dukomeze tukwisunge, dukomeze tuguhanga amaso, uhera udusangire bariya abantu basigaye, udusangire bariya bapfakazi, udusangire iriya miryango, udusangire ziriya nkomeri, udusangire ziriya mfungwa, udusangire, utugirire neza ku bwawe, data wera, twaze tugushima, tubona imirimo wakoze ibumvira, tubona ko nta kikunaniye, waje kubera ubundi mwami, imbarukira abana we, imbarukira umugabo mu gitondo, imbaruka tukabyukira ku mbaruka, tukabyukira ku mitima igakomereka, ariko nta wundi wayivura, nta wundi wakomora, turagushimiye mana ko turi imbere yawe, turagushimiye kuri mana yacu, bakweretse n'abarwayi, bakweretse byose, jewe gusa ko navuga ngo tubabarire, ko navuga ngo twandike, ko navuga ngo turindire imitima, data wewe ubugome bwacu ubukureho, kuko nta kizakikunanira, ushobora gusohoza izina ryawe rikomeye, data turagushimiye umwanya mwiza tugiye kugeramo, amasengesho twasenga, impumuro, indirimbo bagiye kukurindira, zifashe imitima yacu, zidukumbuza ijuru, zitubwira ko ku munsi umwe tuzaruhuka, hatazaba umubabaro, hatazongera gusuhuza imitima, nta mfuzi zakubitirwa, nta magambo ateye isoni, nta zangano, nta nsigo zizabayo,
turagushima ko dufite igihugu cyiza kidutegereje, turagushima ko bagiye kuduteguriza ibyicaro. Mwami twongerere kuma kwizera kugira ngo umunsi umwe tuzaruhuke. Bariya abarwayi babakubwiye biriya byose babikubwiye Mana, gusa wumve zitugutegeka ku bushake bwawe ku bugingo bw'abana bawe, kugira ngo tubone uko twumva ijambo ryawe dufite n'amashimwe Mana. ariko ntacyo tuza kugushima. Ijambo ryawe ryaravuze mu bibazo byose turagushima, mu makuba n'iki cyadutandukanya n'urukundo rwawe, ariko cyatuma tutavuga ineza yawe uko bimeze kose tuzakunguza aho ruri Imana. Data indirimbo zirimbirwa ijambo ryawe umukozi wawe agiye kutuganiriza, rikiza imitima, rimura imitima, imitima yuzuye ibisenzegere, imitima yuzuye imibabaro, imvune zarabaye, ariko urabishoboye. Natugira neza, ubwami bwawe bwuma bukore, imbaraga zawe zigume